Icyizere ni igishoro cy'ubuzima bwawe, nicyo gituma abantu baha agaciro ubuzima bwawe. Gutakaza icyizere, kurwaho icyizere nicyo gihombo gikomeye umuntu ashobora kugira mu buzima bwe, kubera ko icyo ukoze cyose, icyo uvuze cyose abantu bagishidikanyaho kubera ko baba batakigufitiye icyizere. Yes, ashimwe bene data, ni Pastor Ndayizeye, muhawe ikaze muri Ndayizeye Impact Show. Uyu munsi ijambo tugiye kwiga riravuga ngo kurinda icyizere. Mu buzima nta umuntu udakosa, twese turakosa. Ntabwo uyu muntu akosheje abantu bamutera icyizere, kuko bibaye gutyo twese nta muntu atugira icyizere. Gukosa bibaho, ariko igihe umuntu agutera icyizere ni igihe ikosa ribaye umuco. Nicyo kibazo, iyo ikosa ribaye umuco, iyo ikosa uryemerera rigahindura ubuzima bwawe ukagira imico mibi, icyo gihe nibwo utakaza icyizere. Kugira ngo rero ikosa ribe umuco bihera mu kwangirika kw'ibitekerezo. Niyo mpamvu Yakobo igice cya 15 duhereye ku murongo wa 14 avuga ngo ahubwo umuntu yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka, nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha. Ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Aha Yakobo yavugaga yuko urupfu ntabwo rupfa kuza. Navuze ko icyizere iyo ugitakaje ubuhombye ni nk'urupfu, kubera ko ubu utariho, kuko abantu iyo bakubonye ntabwo baba bakugifitiye icyizere, n'uvuga ngo n'ubu ukiriho. Rero kugira ngo bigere ku rupfu bibanza mu irari. Yakobo ngo irari riraza rigatwita rikabyara icyaha. Iyo tuvuze rero tuvuze ibitekerezo, bitangira mu bitekerezo. Iyo wemereye ibitekerezo byawe bikangirika, ibitekerezo byawe byangirika ryari? Ibitekerezo byawe byangirika bitewe n'inshuti mbi. Iyo ufite inshuti mbi, iyo uri ahantu bakora ibintu bibi, byangiza ibitekerezo byawe, cyangwa se kureba ibintu bibi. Iyo ureba ibintu bibi byangiza ibitekerezo byawe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 15 umurongo wa 33 yaravuze ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Nuvuga ngo icyizere cyawe gitakara iyo uretse ibitekerezo byawe Satani akabyangiza bitewe n'abantu babi ubana nabo, bitewe n'ibintu bibi wirirwamo. Icyo gihe iyo uri mu bintu bibi byangiza ibitekerezo byawe. Iyo ibitekerezo byawe byamaze kwangirika nibwo icyaha gitangira kuza mu buzima bwawe, maze bikazana urupfu, ariko gutakarizwa icyizere. Satani yasanze Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Nibo bantu ba mbere bakoze icyaha byatumye Imana ibatera icyizere ikanabirukana mu ngobyi ya Edeni. Arabashukashuka, abanza gutera ibitekerezo byabo, arabariganya. Amaze kubariganya bakora icyaha. Bamaze gukora icyaha, Imana yarabwiye ati nimukora icyaha no gupfa muzapfa. Ntabwo by'ukuri bapfuye mu buryo bufatika, ariko bapfuye mu bugingo. Bituma Imana ibajugunye, bituma Imana ibirukana. Nuvuga ngo iyo utakaje icyizere abantu ntibaba bakikwikoza. Niyo mpamvu ari byiza kurinda icyizere. Mu gihe gishize hari umwana wampamagaye ukeneye ubufasha. Arampamagara arambwira ngo nkeneye ubufasha, ndashaka kujya kwiga hanze kandi nabuze amafaranga. By'ukuri nubwo nari muzi, ariko muri kino gihe urabizi ko abantu bababeswa. Navuze semana ibi ni ukuri. Ndamuhamagara, turabanza turaganira, nyereka impapuro zose, mpamagara inzego, mpamagara REB, mpamagara kwisha, mpamagara inzego zose kugira ngo menye ko ibyo ambwira ari ukuri. Maze kumenya ko ari ukuri, nanjye ntera intambwe nkora ubuvugizi. Abantu batanga amafaranga yakeneye $400, ariko habonetse $530. Ariko abantu nagiye kujya baba amafaranga, hari ikintu kimwe gikomeye bambwiye, kuko nabivuze kuri Facebook. Nta muntu n'umwe yambaye amafaranga ngiye bigeze umbaza impapuro, ariko kimwe barambwiye ati kubera ko ari wowe wabishyizeho niyo mpamvu twafashe. Nimba bakweskorotse ubwo nta kundi, ariko kuko ari wowe wabishyizeho twakugiriye icyizere, bituma tugize icyo dukora. Bishite kuvuga iki? Uwo mwana byarangoye kumugira icyizere ko sinari muzi, ariko maze kubona ko ambwije ukuri, maze kubona ko ibyo ambwiye ari ukuri, mugirira icyizere. Nanjye kubera uko abantu bambwiye ko bari bafite icyizere, byatumye hari icyo bakora. Bishite kuvuga iki? Iyo ufitiwe icyizere hari imiryango myinshi ifunguka. Ibaze uyu mwana asanga ambeshye, cyangwa se byambwiye byarimo ibinyoma, icyo gihe amahirwe yari kuba yahombye.
ibaze nanjye abantu baba bazi yuko nsanzwe mbeshye, bari kubona yuko nubwo ibyo mvuze wenda byari kuba ari ukuri icyo gihe, ariko ntibari kugira icyo bakora kuko icyizere wenda cyaba kidahari. Rero icyizere iyo ugifite bigufungurira, hari imiryango myinshi bigufungurira. Rero bene data, ni byiza kurinda ibitekerezo byacu. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abaroma ibice 12 umurongo wa 2 n'umurongo nkunda cyane, avuga ngo kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, aribyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Nuvuga ngo kurinda icyizere nta kundi ni ukurinda ibitekerezo byawe, ugasaba Imana ikahindura imitekerereze yawe, ugatekereza neza, kuko ntabwo ushobora gukora ibyaha bitabanje mu bitekerezo byawe. Kababwira ibintu bitatu bizadufasha kurinda icyizere. Icyambere, ubundi kugirirwa icyizere bihera kuki? Icyizere umuntu akikujya kuko uri umunyakuri, uvuga ukuri. Iyo ubeshya nta muntu ukugirira icyizere, ariko iyo wubatse umuco wo kuvuga ukuri, abantu bakugira icyizere. Rero kurinda icyizere ni ukurinda ururimi rwawe kugira ngo utavuga ibinyoma. Iyo uvuga ukuri abantu bakugira icyizere. Icya kabiri gituma abantu bakugira icyizere ni ubunyangamugayo. Kuba inyangamugayo bisobanuye kuba inyangamugayo bivuga ngo kutariganya, kutagira amanyanga, kutiba, kudafata iby'abandi ngo bikoreshe ibyawe, kubaha iby'abandi, kwitwara ku buryo abantu batakubonamo uburiganya na buto. Icyo gihe iyo ubaye inyangamugayo, iyo abantu bakuziho ko utagira amanyanga, bakugira icyizere. Rero kurinda icyizere ni kwirinda kwiba, kwirinda gufata ibitari ibyawe, kwirinda gukoresha amanyanga bigamije inyungu zawe. Icya gatatu kugira ngo abantu bakugire icyizere ni uko uri umuntu wubahiriza ibyo uvuga. Ibyo uvuze n'ibyo ukora. Abanyarwanda bavuga ngo imfura aho zisezeranye niho zihurira. Nuvuga ngo iyo imvugo yawe ibaye ingiro, abantu bakugira icyizere. Hari abantu bemera ibintu ntibabikore. Iyo wemeye umuntu rimwe ukamwemerera kabiri ntubikore, agutera icyizere. Kurinda icyizere ni ukubaha ibyo wavuze, ni ukubaha ibyo wemeye. Icyo wemeye ukagikora. Icyo gihe iyo ubahe ubwo buzima bwo gukora ibintu wemeye, abantu bakugira icyizere. Nababwiye ngo icyizere nicyo gishoro cy'ubuzima. Iyo ufite icyizere, abantu baha agaciro ubuzima bwawe. Bene data, ijambo ry'Imana tubwira ngo kuko Imana ariyo kwizera, natwe dukwiye kuba abo kwizera. Dutumbire Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera. Nuvuga ngo dukwiye gufata umuco w'Imana, kuko Imana niyo kwizerwa. Imana ntibeshya, Imana ntiriganya. Natwe dukwiye kuba abizerwa. Kurinda icyizere ni ukuba umwizerwa. Kurinda icyizere niko gukiranuka. Ntabwo wavuga ngo urakiranuka ukora amanyanga. Ntabwo wavuga ngo urakiranuka ubeshya. Ntabwo wavuga ngo urakiranuka icyo uvuze atari icyo ukora. Imana idushoboze kurinda icyizere, kuko icyizere nicyo gishoro, nicyo gihesha agaciro ubuzima bwacu. Kandi guhomba icyizere ni urupfu. Bituma abantu batwirukana kure, bituma Imana itatwizera, bituma Imana nta kintu yadukoresha, bituma Imana itugaya. Imana idushoboze bene data, kuko icyizere muri kino gihe kirakenewe. Kandi Satani akora uko ashoboye kugira ngo agushe abantu mu mitego, abakureho icyo kintu cy'agaciro, aricyo cyizere. Imana idushoboze, nanjye ishoboze, n'izina rya Yesu.